Gikomeje gusesengura rero uyu munsi tukaba tugiye kuvuga kubimukira ibihumbi 30 bashaka kujyanwa mu Rwanda. Ibi rero bikaba bigaragara ko ari ikibazo kiri mu Bwongereza, nta muntu wagihakana, yewe kabone niyo waba uri umuhakanyi w'ivanjiri, ibi ntiwabihakana ko mu Bwongereza ari ikibazo bashaka kwivanaho. Ibihumbi 30 rero bikazaza mu myaka 5, bivuze ngo ni ibihumbi 6 buri mwaka. Ibi rero akaba ari ibibazo twakwibaza, ese kuki mu Bwongereza bashaka kubivanaho? Nibagera mu Rwanda bizagenda gute? Iyo myaka 5 nishira bizagenda gute? Mbese abo bashaka kujyanwa mu Rwanda bo babibona gute, bafita gute, nizihe nyungu zirimo, nikiye gihombo kirimo, nibihe bibazo birimo? Ibi byose reka tubiganireho. Icyambere na mbere rero ugomba kubanza kubona nuko byanze bikunze kuba bashaka kubivanaho bakabajyana mu Rwanda, nuko babona ko mu gihe kirekire hari ikibazo bizabatera. Kubw'iyo mpamvu rero bakaba bararebye bakavuga bati twabohereza he, akaba ariyo mpamvu babohereje mu Rwanda. Ikibazo rero wakwibaza kugira ngo basengure ubice imuzi urebe ko bimeze, wakwibaza ese iki kibazo cyari kiremereye Ubwongereza ku kigero kingana gute, ku buryo babona ko batagishoboye kudiringa nacyo, bakavuga bati reka tukivaneho ahubwo tucyohereza ahandi. Nuko nguko uhera usesengura ureba mu mpande zose, ukareba ibyiza n'ibibi, kuko hashobora kuba harimo ibyiza, hashobora kuba harimo ibibi. Ese abo bantu nibagera mu Rwanda bakahamenyera wenda, cyangwa se nkuko twabibonye bakazoherezwa mu bindi bihugu, bizagenda gute? Ni izihe ngaruka bizagira ku gihugu? Ni irihe terambere bizateza? Mbese ibi byose ukabyibaza kugira ngo urebe ibyiza n'ibibi bizava muri ibi bintu. Ikindi rero utakwirengagiza nuko yaba inkiko yaba inteko zo mu Bwongereza bose barahagurutse bivuye inyuma kugira ngo barwanye umugambi. Kubera iki? Aho ngo bashyiraho ikibazo nabyo ukabyibaza, ese mu Rwanda abaturage babivugaho iki, babibona gute? Mu gihe kirekire bizagira izihe nyungu ku Rwanda? Ese bizagira izihe ngaruka, cyane cyane mu miturire, cyane cyane wenda mu kazi, gushaka ubuzi, bazagira imibereho imeze gute? Ibi byose ukabyibaza. Ibi ni ibibazo twaheraho twibaza kugira ngo turebe koko iby'ibi bintu noneho hato bitazatera ingaruka Abongereza bakazabona urusyo ku Rwanda. Birumvikana ko byanze bikunze iyo igitekerezo nk'iki kije harimo abagishyigikiye n'abakirwanya. Mu bakirwanya rero twabonye ko bivuga ko harimo wenda abazabiciwe isoko ry'abantu bajya kugurisha mu Bwongereza, ariko ibyo ntabwo byo wareba cyane, ahubwo ikibazo wakwibaje ni gute, kubera iki Abongereza bashaka kubivanaho? Ese bizagenda gute? Ese imibereho bazagira cyangwa se uko bafatwa mu Bwongereza niko bazafatwa hariya, bizagenda gute? Kukiza cyangwa bashobora gufatwa neza kurusha umuturage? Umuturage ashobora kuzavuga ati aba bantu baje ari abanyamahanga batangiye gufatwa neza, ejo bazantwara umurimo, bizagenda gute na gute? Ariko wenda ku ruhande rwiza abo bantu wenda biyentege bashobora kuzagira contribution kuri development y'igihugu, development y'igihugu wenda ikaba yatera imbere mu gihe kirekire. Ariko ugomba kureba impande zombi, n'iki kibi n'iki cyiza cyava muri ibi bintu. Mu gihe kirambye ukaba ukareba ese igihugu nk'u Rwanda ruzungukiramo iki, ukareba izo nyungu noneho zikagaragara buri muntu wese, noneho akareka kugira impungenge cya kibazo Abongereza bashaka kutwegekaho tukakibyaza umusaruro. Noneho wa wundi wenda wabihakanaga uvuga ati mfite impungenge izi n'izi, akaba arasubijwe, ikibazo kikarangira gutyo. Reka tubitege amaso rero turebe, tanga ibitekerezo byawe, noneho twese turebe ibyo bitekerezo wenda byo twavamo, tugaruka tuganira, noneho tukareba umuti w'ibi bintu, noneho tukareba uko bizashyirwa mu bikorwa, dore ko benshi babirwanya n'abandi batabyumva, noneho bikagenda birushaho gusobanukirwa buri wese ku kigero cye. Ndibaza umuntu uri kuri interinete ushobora gushungura, wakwibaza ibibazo nk'ibi, noneho muri ibyo bisubizo mugenda mutanga, izo comments mutanga, tukareba noneho uko abantu babona kino kibazo. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.